bwa mbere n'ubwa nyuma kuko ndabona n'ubundi igihe twamutegereje ndabona bugiye kwira rwose ubuse twaba tugitegereje iki aha nta kundi nyine ko si buturagera mu maso ya isimbi none yise ko atanteye ubwoba umuntu nteye ubwoba ko ari isimbi nzanye hamagara numva rwose mama ngo ni kompoze none si turabigenza dute ako mwana koko mbega mbarimo mbazi ukuntu ari umuhungu mubi ukuntu nabonaga ari umusirimu use ko ariko twamwohereje ebyiri tugasigarana 3 ubu iyo tuyamuha yose bya kugenda gute uzi ko na ya mbere yayariye y'umugabo wawe mama ntago uzi ubwo buhungu mfite buri guhera mu gatsitsi none ndumva n'umusatsi ugiye kumva ku mutwe icyo kaga tugeze teho kari kuza yuko yabari Nagasani ndabona ari moto yonyine ije gusungu birashoboka ndabona nayo yigendeye ubu turabigenza gute none aha umwana umuhana avayo koko ntumuhana ajyayo ubundi byo ko nzi ko byari byo mu bana batoya byageze mu bantu bakuru mbira mama nawe niba barajwe n'amafaranga yanjye maze kugenda nange urasana iby'imigabo Ake mboga mbili ziva mu nkono koko urashobora gukora atanuko ngiye kuduhira ngo muvuze iki mamushire hano amafaranga yose muzana ariko twe tugiye mu bwa none tukabona mu bukwe se na makesi muhetse sama kesi ariko twatwereye katurebe ibyo mwatwereye nese turabigaruye ibyo se birandeba ahubwo ngiye ibyo mwakoze byose muzana amafaranga mwagurishije isambu ya papa ubwo se ko ndamwajunjamye mwamwaribeshye mugasomaho bandese mwewe ariko ndabashushe kurusha ba nyiri isambu bitebyanjye ngo bitebyanjye se ko ibyanyu bigiye kujya hagaragara umukobwa w'ubundi girwara ngo ako se muragiye mutanga amafaranga mwagarihe aha nta gaciro twigendere ngani mwinjiza kava no konje tambarira kuntu bamezera simbi rero reka tukubwize ukuri hose haba ari iki mwamisha ku buryo mwaba municaje hano shanye nabyo gusa nge sinabona nko mbehera cyokora gusoma mu ndumva nawe masi yawe mubwira mawa ngo mbwambwirara mwana wanjye rero uri kubona ibintu byatubayeho kandi nawe ntabwo uri umwana cyane ku buryo utagirira impuhwe abantu bakuru ngo ibintu byabayeho nyine nimubimbwira nyine urabyumva ubundi ndaguheraho ko uri kwibuka cya gihe twajyaga gusura wa muhungu wakorera barimo mbazi nyine nyuma urabizi kuko twagurishije tukamuhereza amafaranga yose nyine yarayariye none niyo mpamvu nyine tukwicaje ngo tukubwire byose ndaruzi uri murumuna wawe nyine gusa urabona ahantu aho wa mugabo twagiye ngo barimo mbazi yarademukiye none nyagasani reba isambu y'umugabo wanjye narayigurishije amafaranga naramuhaye none niyo twagurishije y'ababyeyi nayo amafaranga yarayatwaye ndamuhamagara nahereye sanga yamuhamagara kugeza n'umugara telefone atarayifata none nakurikiranye amakuru ahantu hose naraherewe si ibyumba yagiye n'ahandi twagiye cya gihe narabajije barambwira ngo ntabwo ari hatuye ngo nari yanzu ngo yari yatuye kandi n'itaje yari yatubwiye i Kigali sinzi ngo yari yenyine cyane ku gasozi none nawe nagezeho nsanga atema abandi ariko uravuga ngo shati watwumva maze ukanatugirira imbabazi akuseka mbabazi isambu ya papa semba ndiho mwarayigurishije yose murayimaranga amafaranga yarashize ubundi se ari abahangaye cyadudira bari baduhaye miliyoni 5 ariko ntabwo twamuhaye yose twasigaye miliyoni 3
se ni ibyanyu n'ubundi njye nigiriye ku ishuri icyo yanzi ko nuko nzasanga mwarabavuje ibyo ntabwo bindeba ahubwo si ikibazo urajya ku ishuri se ubwo amafaranga yo kuzakura azava akumva njye mbabwira nubwo ndi umwana ariko mbagira inama njye n'ubundi ngiye ku ishuri mwebwe mwashatse izo miliyoni 3 mukaba muzimuhaye ubundi mugashaka kandi mukavuza bari abantu mwagize kuriya ubundi abagakira bagasubira mu buzima ubu miliyoni 3 papa yakize yazivura cyakora koko njye nigire ku ishuri n'ubundi amashuri yanjye Imana izayarira kuko bitabaye ibyo ngo mubavuze sha nazava ku ishuri nsanga mwikorera agasambi ku musozi urakoze kutwumva Amutima msi. Amakuru. Nta makuru ntayo. Nta mahoro se? Aha rwatanga wowe nta mahoro ye ntayo. Noneho ikintu nagushakiraga kubona wawe yasamba uherutse kugura. Twari tugiye kwimukira ahantu duhura n'umutekamutwe amafaranga turayamuha. Tuyamuhaye telefone ahita yikura. None ubu ngubu narahebye kandi rwose urabizi kuko nkubwiza ukuri. N'abagabo bacu twe twarabarozi kugira ngo bakunde bemere gusinya. Ariko ibyo ni wabimbwira. Rero watanga amafaranga naguhaye ukagenda ukayapfusha ubusa ngo uko kuyashyira umutekamutwe. Wambwiye kuko hari ahantu mugiye kugura. Naho mugiye kuyaha umutekamutwe. Gusingira bimbwira amafaranga mbere nafashe yari ya credit. Nawe sinzi ukuntu ugiye wabimbwira nuko amafaranga mugashyiraho n'inyungu yayo. Aho rwose wabukoze cyane. Ahubwo ibyo gushyiraho iyo nyungu nta kibazo kimwe. Ahubwo sinzi ukuntu nzabigenza kugira umugabo wanjye agaruke mu buzima n'umukwe wanjye. Ariko muzi ko muri n'inkozi zibiri ugatinyuka ukaruga umugabo wawe ukunde urya imitungo ye. Ibyo bintu uzi ko babihanira iyo ushinzwe umutekano ibyo ngibyo n'ibyo babirimo. Nanjye barancutse ubu ko kuri kundeba uko nguko nanjye washaka gushyira umugabo wanjye mu kaga. Ahubwo nanjye nabonye isomo ariko ntago bizongera rwose mbabarira ubwa none. Okay, ugiye ikintu cyo gukurikirana uwo mutekamutwe. Cya kabiri mushakira amafaranga mushyira n'inyungu yayo ibindi ndabikurikirana.